Reka nkuhe kadasiteri nziza iri hano mu Kinyaga, iri ahantu heza cyane buri wese yakwifuza gutura. Murabona ko ibijyanye n'amasuku yarangiye, igisigaje ni ukushaka umuntu uza akayigura akayituramo. Ni kadasiteri ihagaze miliyoni 116 hano mu Kinyaga mu Izindiro, ikaba ari muri karitsiye nziza cyane, karitsiye rwose ituwe neza, umuntu nk'uko yavuga ngo ni muri tura neza. Ushaka gutura neza ukaba udatuye hano mu Kinyaga, simbizi ariko naho ni hamwe mu hantu umuntu ashobora gutura neza kandi atekanye, karitsiye ituje, ubona ko iri gutera imbere cyane hano mu Izindiro. Reka tubinjize hano muri iki gipangu rero tubereke iyi nzu uko muri kuyibona imbere yanyu, murabona ko ibereye ijisho. Ikindi yubatswe muri bwa buryo bugezweho, nitubikubwira wumvemo burya byose uba utekereza byajya mu nzu yawe. Ntabwo turi bujye muri detaye nyinshi kuko haba harimo abazikodesha, ntabwo twemerewe kuba twagera mu byumba ngo tube twakwereka buri kimwe cyose. Reka tuze tuhakugeze. Ubu turi kwinjira mo indani, nababwiye ko tutari bubashe kuba twakwinjira mu byumba byose by'inzu, ariko turagerageza tubereke dukeya nka sampo. Murabona ko ni nziza, iratunganyije. Dore ngiyi, wenda mwareba nka viyu yaho, icyerekezo cyaho, murabona ko ari icyerekezo cyiza rwose, kimeze neza. Murahabona ni nka Nyarutarama neza, ahantu heza rwose umuntu wese yakwifuza gutura. Muze rero tubahe imari, noneho zujuje bya bintu musaba byose, muture mutekanye. Murakoze, turabashimiye, mugire ibihe byiza.